Nitwa Ngirumure Jean Baptiste, nkaba ndi umuyobozi wa kampani Urwagwishema Limited itunganya inzoga divayi mu bitoki hano mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Nasho, akagari ka Rubirizi, umudugudu wa Murindi. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya litiro 8,000 mu cyumweru, akaba arizo tugenda dutunganya umunsi ku munsi, kuko dutara ibitoki bigera muri toni 4 n'eshanu mu cyumweru, nk'uko mwagiye mubibona ku rusenge mu rutariro. N'iki dutara buri cyumweru, ariko iyo bitewe n'isoko dufite, mbere hagiye twageraga muri toni 15-20 mu cyumweru, ariko bitewe n'ikibazo cya COVID-19 yaje, abakiriya baragabanutse kubera utubari dufunze, ntabwo abantu bisanzuye, ubona arugura kamwe ajyana mu rugo, ubona ubushobozi twahise tugabanya, ku buryo ubu ngubu tuziga tugiporosinga litiro 5,000 mu cyumweru, kuko twagiye anda ya processing twakoraga. Noneho usibye wenda mbere ko COVID iza, imigambi mwana ufite kugira ngo iki kinyobwa cyanyu kigere ahantu henshi mu gihugu yari ihagaze gute? Muracyayikomeje? Twari dufite ikintu cyo kwagura amasoko hirya no hino, twe twakoze na publication kuri twagura amasoko, ariko aho haje iyo COVID twahise tuba stoppe kubera COVID, ariko ahandi hose bashaka ikinyobwa cyacu. Ntabwo turi kwagura ambaraje, ntabwo twashyiraga mu macupa afunze siri manini azerika, dufunga icupa rifunze siri bakoresha mu misango y'ubukwe n'iki, ariko ubu ngubu amacupa yavaga hanze, amwe aratugora kuboneka, yavaga mu Buhinde ntakiboneka. Byatuyemo ikibazo rero kugira ngo twagure amasoko, n'abandi twara take away bikaba ikindi kibazo, izindi mbogamizi. Noneho uru Rwagwishema ruboneka hehe na hehe mu Rwanda? Ubu urwagwa rwacu rw'uruganda rwacu Rwagwishema bita Ishema ruboneka za Rwamagana, Kayonza, Ngoma, hariya hafi ya Ekonoma, rukaboneka hano mu karere ka Kirehe hose, Kayonza mu murenge wa Ndego, ibi bice bihana imbibi n'uruganda hose rwose ikinyobwa cyacu kirahari. Gahunda mufite ko rwagera wenda na Rusizi zo zimeze zite? Kugera za Rusizi havuyemo iki cyorezo cya coronavirus, dushaka kwagura amasoko, kuko abantu benshi dufite contact zabo batubaza inzoga, ku buryo twagiye tugeze i Kigali bakayifata i Kigali bajyana mu zindi ntara zose. Noneho hariho n'abandi bantu bakora inzoga, nimutubwire umwihariko Urwagwishema ni uwuhe? Umwihariko wacu ugereranyije n'izindi nganda, dutuye mu karere keramo ibitoki byinshi, niyo mpamvu dukoresha umwimerere w'ibitoki. Ni narwo ruganda dufite hano mu murenge wa Nasho, urebye n'ibitoki dufite hano bigera ku bwinshi, kuko n'igihe cy'impeshyi, n'igihe cy'impeshyi cyose turasarura, kuko insina dusaruramo umusaruro ziva ku biyaga, byose baravomera, nta kibazo cyose, igihe ibitoki birahari. Niyo twagize disizi crisis y'ibitoki, tubikura Ngoma tukabizana inaha. Niyo mpamvu ibitoki dukoresha biri inaha, ubuki dukoresha buri inaha, amasaka dukoresha ava inaha, dufite matière première iri hano hafi. Nayo mpamvu ubuziranenge bw'inzoga yacu buba bwizewe, nk'uko muraza kubona, mwagiye mubibona n'aho dukorera. Buri ikintu cya mbere ni uko aho ukorera abakiriya bakwiyumvamo, bitewe n'ibyo ubabona, mbese babikoze gute, ni abantu babo bari kubibona, ni inzoga yabo bari kunywa, ni ibitoki, ni abakiriya batugurisha ibitoki dutuyanye aho ngaho, n'ibyo twasaruye mu rutoki. Ariko ku ruganda ugasanga nta n'urutoki bagira,
ugasanga ntiwamubona n'igikatsi ngo bikiribwa n'inka, ugasanga ibyo bituma abantu bibaza ngo inzoga ariko ibyo bitoki babikoramo biva hehe, ugasanga ntibigeze bazana n'imodoka y'igitoki. aho ngaho bitanga icyizere kandi abantu bose ubacanye ku maso barareba. none wenda tugana ku musozo, iyo ukoze uruganda nk'uru habaho n'ikijyanye no guha abantu imirimo. uruganda rwawe rwaratumye nk'abantu bangahe byibuze bava mu bushomeri? hano dufite abakozi bagera muri 30, hari 5 bahoraho, abandi ni kaju ba nyakabyizi, ariko tubahira ibishoboka byose kandi ubona hari icyo bamaze kwigezaho kandi ku rwego rushimishije. Yego, murakoze cyane.